kubera ko iyo we wambaye kuriya icyo umuntu yagagukurikiyeho gihishe aba yarangije kukibona. Aba yarangije kukibona kubera ko murabizi neza ko iyo umuneke waboze imubi kwinjiramo biroroshye cyane, ariko umuneke iyo kimeze neza nta mibu ugira. Baravuga ngo igiporezo ubuki bupfunduye buba igiporezo cya buri rushishi. Uko rero byagenda kose ntago wazambwira ngo umukobwa yambaye kuriya cyangwa umugore yambaye kuriya. Tuzi neza ko umugabo yifuza kumenya ibibero by'uwo ari gutereta ngo arebe uko bimeze, sibyo? Ubwo rero iyo wabimweretse tayari nta birenze nyine aba yakubonye biba byarangiye. Rero kuriya rero baba bari kwiyicura isoko. Mpita nibaza ubundi kariya kantu iyo ugiye kukagura wibaza kuzakambara ahubwo ntibirutwa nuko kihorera ukaba wagenderaho. Ni sarubeti ni akantu kameze nk'akayungirizo kameze nka supanete utamenya ngo ni ibiki, n'imbere yashyizemo mayodobe. Ukibaza rero uti byiyo biba byiza wari ku byose kubyihorera ukagenderaho kuko n'ubundi ni igiki wahishe byose byikugaragara. Si ibyo wenda kuri kwerekana ako kantu k'akayungirizo k'umukara utamenya ngo ni agaki kandi katagaragara kameze nk'agasupanete. Nabonye ari nk'ikariso nyine. Urumva rero afazari byose wabyihorera ubusa ukabushyira ahagaragara kuko n'ubundi hara nta kintu uba wahishe. Buriya nk'umugabo we uri nk'umugabo we mwatandukanye nka the trainer uriya nta gihombo abategereje. Uriya ni mamfu icyo abategereje muri iyi si ni ukwipfira bikarangira. Uri umugabo we ntaba ari kuvuga uti mana yanjye warakoze kuba warantandukanyije n'iki kintu kitsibaza. Abanyarwanda murahinda we. Hari n'ibintu mukora nkabona ntago bikenewe. Ampaye none wowe nta myiteguro wigeze ukora? Buriya nkimara kubona iriya video abantu bari koza imikindo kuva nabaho nitwa ngewe mu myaka mfite n'ubwa mbere nabonye, kandi nzi neza ko imikindo imaze igihe mu Rwanda itewe mu mihanda. N'ubwa mbere nabonye imikindo yozwa. Ntabyo waruzi? Oya we wari usanzwe ubizi se? Koza ibiti? Oya njye nari nzi gahunda yo gutera ibiti. N'ubwa mbere nabibonye nahise ntekereza ndavuga nti ariko nubwo u Rwanda baruziho isuku ariko twakabije, noneho ku rundi rwego twabishyize aho bitagombaga kujya. Sharaho natwe twakabije pe. Kubera ko navuze ni se iyi ni Minisiteri ya Siporo, ni Minisiteri y'Isuku. Minisiteri y'Isuku se mu Rwanda irahaba? Simbizi nyine njye niko ndi kwibaza. Nawe uribaza ibyo wibaza njye ariko niko ndi kwibaza. Ni iyihe minisiteri cyangwa se ni umujyi wa Kigali nyine siwe n'ubundi ukoresha amasuku se? Bara abantu b'amasuku nibo babyibwirije, ni bande bababwirije bati muhagira ibiti muhagira ibiti mu bikeshe, hanyuma aba bantu baje muri ano magare muri aya marushanwa baze kugira gute, baze kubona ko ibiti bikeye. Nyamara njye ku rundi ruhande nkitegereza nkareba ngasanga nta nubwo biriya bintu bari bazanabibona ko ibiti byogeje. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Grace Empire. Mbaye ikaze mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndi kumwe na Grace nk'ibisanzwe, nge uburi inyuma ya kamera ni Kizo nkuko mumaze kubimenyera. Reka ntangire rero umuha ikaze. Grace ndakwakiriye. Urakoze cyane. Yego umeze fresh? Meze neza. Cyumweru kimeze harya nago turi ku cyumweru deja twageze kwa mbere. Twatangiye ikindi cyumweru, ikindi twarakirangije ku munsi w'ejo. Nimba ari uko ejo nari njagaraye sinzi ukuntu ndeko kubera ejo sose bw'amagara yatangiye. Yari yakujagaritse byatari. Ushinzwe iki muri yo? Nari ndi mu myiteguro. Hano nawe uri mubogeje ibiti. None umva twebwe twari turi kugenda dukora amasuku aho abashyitsi bazaca. Abanyarwanda murahinda we. Hari n'ibintu mukora nkabona ntago bikenewe. Ampaye none wowe nta myiteguro wigeze ukora? Buriya nkimara kubona iriya video abantu bari koza imikindo kuva nabaho nitwa ngewe mu myaka mfite
ni ubwa mbere nabonye kandi nzi neza ko imikindo imaze igihe mu Rwanda itewe mu mihanda. Ni ubwa mbere nabonye imikindo yozwa. Ntabyo wari uzi? Oya we wari usanzwe ubizi se? Koza ibiti? Oya njye nari nzi gahunda yo gutera ibiti. Ni ubwa mbere nabibonye, nahise ntekereza ndavuga nti ariko nubwo u Rwanda baruziho isuku ariko twakabije, noneho ku rundi rwego twabishyize aho bitagombaga kujya. sharaho natwe twakabije pe, kubera ko navuze nti se iyi ni minisiteri ya siporo, ni minisiteri y'isuku. minisiteri y'isuku zo mu Rwanda irahaba? Simbizi nyine njye niko ndi kwibaza, nawe uribaza ibyo wibaza, njye ariko niko ndi kwibaza. Ni iyihe minisiteri cyangwa se ni umujyi wa Kigali nyine siwe n'ubundi ukoresha amasuku se? Bari abantu b'amasuku nibo babyibwirije, ni bande bababwirije bati muhagira ibiti muhagira ibiti mu bikeshe, hanyuma aba bantu baje muri ano magare muri aya marushanwa baze kugira gute, baze kubona ko ibiti bikeye. Nyamara njye ku rundi ruhande nkitegereza nkareba ngasanga nta nubwo biriya bintu bari bazanabibona ko ibiti byogeje. Bazabireba nase kamera ntiziba zihari, wenda icyo bazabona nabo nuko bazabona video bati mu Rwanda boza ibiti, nyamara batazi ko byogejwe umunsi umwe mu gihe ibiti bimaze biteye ku mihanda. kandi koko si ubwa mbere ra? Nasi si ubwa mbere, keka wenda niho bajyaga babikora situbona izo video, wenda uyu munsi tukaba twabonye video kubera ko hari impamvu yabaye. Ariko ni ubwa mbere biriya bintu bigaragaye. Buriya bari bafite n'ibiroso, ntabwo wabonye muri video, ntabwo ugira kure ubona bari gukuba. Numiwe navuze ni karabaye. Wagira isuku wakoze ibiti byo ku muhanda ukazabirangiza. Reka tubare pe, reka tubare mu Rwanda tuzwiho isuku n'umutekano, nibyo bintu hanze tuzwiho cyane, isuku n'umutekano. Wenda umutekano we baraje barabibonye kubera ko ntawo bahutaje, nta kwigaragambya guhari, nta bindi bintu bya danje babonye mu kintu cyerekeranye n'umutekano. Isuku yo muri kaburimbo dufite imodoka igira gute, irarekoroka. Iriya modoka yo wayibonye kangahe? Sejo gusa. Ni ukuvuga iriya modoka yabikoze bakiyimurika. Yabikoze nka gatatu bakiyimurika. Twongeye kuyibona ejo. Ubundi bari abantu bakora mu muhanda niwe basanzwe bakora. Wenda isuku yo mu muhanda bagakwiye kuyibona kubera ko bari bamaze igihe nyine bitegura rino rushanwa, sibyo? Ku buryo bakoza n'ibitegara. Ahubwo urwego ibintu byancangiyeho ni ukubona abantu boza ibiti. Ahubwo ndi kwibaza uri kuri akuntu bogeje ibiti nabyo babishyize mu minsi 30 bahemberwa cyangwa bo byo babikoreye nyakabyizi. Akaba ari ikirakasa shanikira. Kandi wabonaga bambaye amajire ya company. Kari akazi karagoye, urabona bozaga igiti nyagiti hari hasi ku gitsinsi cyacyo. Nkibaza hejuru ho bajyaga kuhoza gute, buriraga imikindo se wayuriraho bigakunda? Oya boza uramubyimba irataye yacyo. Urabona ko kira giti hasi kiba kibyimbye kibyibushye, none hejuru nago. Ese batekereje ko kira giti hasi haba hasa nkajya kuba umukara ukuntu. Batekereje ko wenda muri bari abantu baje wenda ababaherekeje, kuko hari abakinnyi b'amagare, hari n'ababaherekeje. Hibaza batekereje wenda ko bari buceho bagakoraho bakumva kavumbi. Ase ko numvise uko yabatekerejeho. Batekereje wenda ko hari uwaza kegamaho, ko nabyo bitemewe kwegama ku mukindo. Muri jaride bajyamo. None se byagenze bite kugira ngo iriya ni gahunda y'umujyi, n'isukura umujyi. Igitekerezo cyo koza ibiti. Kigali tuje kandi isukuye, ntabwo uzi ko ariyo slogan y'umujyi wa Kigali. Sukura umujyi, greening city. Icyo nabonye cyo n'akataraza kazaza. Gusa nanone ku rundi ruhande ntago kunenga cyangwa ari kugaya cyangwa se gutera commentaire ku kintu runaka, ntago ari byo biba bituzanye gusa. Tuba tugomba no kwishimira. Urashima iki mu magare rero? Kwanza mbere yuko ushima iri rushanwa ry'amagare, uretse kuba wakumva nk'amarushanwa y'amagare, hari abantu muri kugendera no mu kigare, iri rushanwa baryita ngo iki?
iri rushanwa ngewe ku ruhande rwanjye ngewe uko mbyumva nabonye message numva bavuga ko ngo ari irushanwa mpuzamahanga nyine baryita ngo ukimo urumva twakiriye inama ya Cogamu iri rushanwa ryo kuko urumva nk'umuzungu ntabwo nzi n'ukuri ukuntu baryita sibyo no kuba nanabimenya sibyo nanashishikaza ngo njye guhagarara mu muhanda ngo ndebe none ari irushanwa ry'isi yose ikintu kinsetsa ubundi buriya umuntu ajya guhagarara mu muhanda burundi buri amagare arayabona aribona ricaho njyewe biratsetsa rwose njyewe birarago pfashata buri muntu wese agira ibimushishikaza abantu batandukanye bagira imikino ibashimisha n'itabashimisha ariko njye umukino w'amagare ntabwo nshimisha ariko nanone nashimishijwe n'uko umukino mpuzamahanga ku isi hose w'amagare wabereye mu gihugu cyacu mu mujyi wa Kigali byanshimishije kubera ko buri u Rwanda ni ubwa mbere muri Afurika ni ubwa mbere muri Afurika noneho by'umwihariko mu Rwanda ubwo rero birashimishije cyane buriya hari akandi kantu tuba twandikishije nk'u Rwanda hari akandi kantu tuba twandikishije baba nabibonye ko dufite isuku nishimwe buriya ntureba uriya muntu wozaga igiti uhasanga yanaje atoze nawe ubwe ahubwo yatashye araburara nabyo oya wenda kuburara urabizi oya none se abantu bakora mu muhanda uzi umushahara bakorera wabimbajije ko nzi abantu bahakora se uzi umushahara bakorera wowe urawuzi wawumbajije nkawukubwira ariko nabo rega bazanye imodoka abagabo bakupakupa bahembwa 50,000 ntabyo ze nawe ndabizi ubiheruka ryarese igihe cyo cyo cyose mberukira n'ubu ngubu hari umuntu tuziranye wakoragamo wamamagaye mu minsi yashize ngo akazi arambwira ati njye akazi ngiye kukareka kumbona nta kintu kamarira oya nta kazi katagira icyo kamara wenda biterwa n'igihe umuntu aba agezemo kandi yarabinyibwira akambwira ati reka nta kazi karimo akuzi gukorera 30,000 ubyuka saa 11 za mu gitondo ugataha izindi saa 11 za nimugoroba ni 30 se cyane 50 bahembwa abagabo kubera ko baba bakupakupisha ya mashini abagore bo ni ugutoragura ibipapuro ariko uko byamera kose gutoragura uducupa gutoragura amababi gukubura nyine niyo mpamvu bahembwa amafaranga noneho ukabyuka mu gitondo saa 11 ugenda n'amaguru bitewe n'aho ujya kugakorera ugataha izindi saa 11 za nimugoroba ku manywa ntiwariye mbabarira umbwira 1,000 ku munsi cyazakumarira iki wishyura inzu mu mujyi wa Kigali aha ubwo ni ibyo nyine ubwo kandi wogeje ibiti nanone aho kwicara mu rugo aho kwicara mu rugo ariko wagakora aya terwa n'igihari mwana nta muntu ugikora ibintu bitavamo ariko ngo ano magare nabwo sinzi nimba hari abo wari wabona cyangwa reka tubategereze wenda irushanwa ritaragira gusa njye hari byo natangiye kumvamo ngo harimo ikintu bita ruswa y'igitsina ku bana b'abakobwa iri kuvuza ubuhuha ariko wenda ntabwo twahita tubigarukaho irushanwa ritararangira ariko nzi neza ko irushanwa nirirangira uko byagenda kose abana b'abakobwa bariyandikishije ibi ngibi uko byagenda kose hari ibibi bisiga hari n'ibyiza bisiga ntago byasiga ibyiza gusa ntago bibaho yego tuvuye ku magare rero Grace reka n'ubundi nkubaze kuri mugenzi wawe uyu mugore nabonye sinzi nimba wenda ino video wayibonye y'umuntu bita Keza Teriske n'umuntu bita Shadia Shadibu video wayibonye video nayibonye rero nk'umugore mugenzi wabo video nayibonye ariko ngewe biriya ntago bikintangaza cyane ahubwo mpita nibaza ubundi kariya kantu iyo ugiye kukagura wibaza kuzakambara ahubwo ntibirutwa nuko ukihorera ukaba wagenderaho ni sarubeti ni akantu kameze nk'akayungirizo kameze nka supanete utamenya ngo ni ibiki n'imbere yashyizemo mayodobe ukibaza rero uti byiyo biba byiza wari ku byose kubyihorera ukagenderaho kuko n'ubundi ni igiki wahishe byose byikugaragara si ibyo wenda kuri kwerekana ako kantu k'akayungirizo k'umukara utamenya ngo ni agaki kandi katagaragara kameze nk'agasupanete nabonye ari nk'ikariso nyine urumva rero afazari byose wabyihorera ubusa ukabushyira ahagaragara kuko n'ubundi hara nta kintu uba wahishe buriya nk'umugabo we uri nk'umugabo we mwatandukanye uriya nka detrayina uriya nta gihombo aba ategereje uriya ni mpamvu icyo aba ategereje muri iyi si ni ukwipfira bikarangira uri umugabo we ntaba ari kuvuga uti mana yanjye warakoze kuba warantandukanyije n'iki kintu
byashoboka wenda kimwe nuko yaba ari kwicuza akabahatiraho wenda nuko abona wenda ko wenda hari igihe wasanga hari abantu biriya bishimisha ntabwo abantu duteye kimwe. none se we ko atabikora yego wenda nawe arabikora kuko nawe ajya kuri noza akora amafaranga yashaka kubibona akabona ari kwicuza kimwe nuko ashobora kubibona akabona ni umwanda nkuko natwe tubibona tukabona ni umwanda. Erega nuko abakobwa b'iki gihe cyangwa abagore b'iki gihe babaye nk'injiji babaye nk'ibigoryi ntago biriya ari byo byatuma umuntu agukunda kubera ko iyo we wambaye kuriya icyo umuntu yagagukurikiyeho gihishe aba yarangije kukibona. Aba yarangije kukibona kubera ko murabizi neza ko iyo umuneke waboze imubi kwinjiramo biroroshye cyane ariko umuneke iyo kimeze neza nta mibu ugira. Baravuga ngo igiporezo ubuki bupfunduye buba igiporezo cya buri rushishi. Uko rero byagenda kose ntago wazambwira ngo umukobwa yambaye kuriya cyangwa umugore yambaye kuriya. Tuzi neza ko umugabo yifuza kumenya ibibero by'uwari gutereta ngo arebe uko bimeze sibyo. Ubwo rero iyo wabimweretse tayari nta birenze nyine aba yakubonye biba byarangiye. Rero kuriya rero baba bari kwiyicura isoko. Baba bari kwicura isoko cyane. Ariko se ari ucuruza iduka rifunze nyine aba niko babyumva ariko baba bari kwicura isoko. Kuko n'uwamukunda ntabwo yamukunda kubera ko yamukunze. Ntabwo kuri ari urukundo. Ngaye ngo ukorera ako nyine nibyo byeze nta nicyo twanabihinduraho tugomba kwakira kaje. Abagore benshi ngo batandukana n'abagabo kugira ngo bimahoronize muri buriya buryo. Ayahorana kwimahoroniza kuri muhabwo bira nibisazi. Bira nibisazi biteye n'ubwoba kandi ikindi nanone uko byagenda kose haba harimo na depression yo kumva ko nyine ntacyo uhomba kandi buriya rero acunze neza yasanga hari n'ikintu ari guhomba. Ibyo nyine nawe ubwo aba ari kwihomba. Byashoboka. Aba ari kwihomba. Yego ubwo ni ibyo nyine umukuru wacu w'igihugu nabivuze neza. Atubusa buba ari ubwanyu. Atubusa harimo iki ni igiki uri kwerekana nyine ko ari ubusa. Ati nubusa nyine. Yabivuze neza rero buriya bumva barumvishije abatumva ntago bumva nyine nta n'igihe bazumva. Yego tuvuye kuri iyo ngingo rero wabonye ko abana bagarutse Kigali. Abana ndabakunda shaho. Abana ndabafana ariko bari abana nubwo bagarutse hari bamaze igihe kingengwa n'ukwezi hari ibintu byabo umuntu ari kugomba kwibazaho cyane. Wibuke ko bari bamaze igihe amashuri yatangiye ku itariki 8 tugejeje ku itariki 22 urumva kuhera ku itariki 8 kugeza ku itariki 22 haciyemo ibyumweru bibiri ikindi cya gatatu. Bari abana abandi bana babo bigana baratangiye bo ntago bigaga. None se abo baseze biga abazurira indege ni bangahe? Nyine ndabyumva ku rundi ruhande Imana yarababuresinze pe. Ni nabyiza kubera ko buriya hari ikintu hari igihe mu muryango haba harimo inzozi. Buriya bari abana mu miryango yabo hari inzozi bageze gute basohoye. Uyo nushaka navuge ko hari nabo baserukiye umuryango. Wasanga mu muryango wabo hari umuntu urinze igira imyaka 70 atarurira indege ataragenda hano hirya Kampala. Uretse nabo nawe ubwawe urumva iyo rero ni inzozi nziza kandi ariko nanone ku rundi ruhande kwiga nabyo hari akantu bifashamo. Impano ni nziza sibyo ariko impano iyo utayisigasiye ngo uyitware neza iraguhembera kamera nka babandi numva bahora bajyanye muri za rehab na hehe hose kubera ko impano zabo ntago bazigize gute bazisigasiye. Impano rero ko zisigasira nuko kwiyubahisha niba ukiri umwana ugakurikirana ishuri sibyo kubera ko nanone buriya impano buriya kizo ntibazakubeshya ntago impano ishobora kugutunga 100%. Hatarimo macuwa hano mu Rwanda noneho byo n'umwanda uramutse wiringiye impano ko ari izagutunga 100% urambabaje. Dore ahubwo ikintu ngiye natekereje impano bisaba kuyisigasira niba waragiriye amahirwe ukamamara ukamenyekana hanyuma ugakuramo bya bindi kubera ko nta gahora gahanze ugakuramo bya bindi uzaba uri kwitungisha nyuma cyangwa se bizaba biri kugutunga igihe utazaba ukiri hiti kubera ko ntago uzahora hiti hari abandi bazazamuka hasi yawe noneho rero igihe cyagiye uzavuga uti se iyi hiti nayikuyemo iki.
mu Rwanda abantu bafata ikintu cy'ubusitani bakaki ntase buriya barasubira ku kigo bigagaho cyangwa hari umufungo bavanye turababona bagiye nta wamenya birabimenywa na manager wabo kubera ko bariya batahira ifoto baba banishimye kubera ko ari abana batahira ifoto bari abana ntago twabimenye manager wabo niwe ubizi ashobora kuba ari gutaha akajya kubashopingira mu mujyi amabaga n'amakayi hanyuma bagasubira kwiga aho bigaga Kagugu kandi bavuye mu ndege bafite za pasiporo n'ibindi ubu no kwitaza bazajya bongera bitoreze hano hepfo barasubira mu gishanga nta birenze ariko buriya biba bifite bene byo nta mushoramari cyangwa nka leta ese burakizo utekereza ko muri bari abana bose babyitekereza ko bose ariko bizabagirira umumaro oya hari abazavamo b'imbobo ariko hari n'abazavamo bibageze kure bibageze iyo bajya birashoboka cyane niko bigenda ubu nka buriya bwana bw'ubukobwa ejo ushobora kujya gutyo kumva ngo pa twisi inda zitateganyijwe uretse ko nabonye rya tegeko ryemewe bazabajyana muri za onapo cyane ariko rwose nta wamenye gishobora kujya kubona ukabona rwose batewe buriya rero kireka hahise hagira nk'umushoramari bati iyi ni imari mbona reka ngiye mite nyimanaginga noneho kuko ndabona ko uriya manager wabo byose ni uriya nta manager murimo uriya ni umushumba araragiye ayashambyihorera habagejeje se ugeze uhabageza ntabwo aba ari we hari undi muntu uba biri inyuma twe tubona biriya bikorwa ariko burahara none se uriya mwana Shema uriya we si uwa hano ntiyagendanaga nabo haba hari undi muntu uba biri inyuma ariko aburije indege ntabwo aba ariwe nawe buriya baba bamwurije nawe ntabwo ijya abaza ubwo ni ibyo nyine gusa Imana yarabavuresinze buriye indege bagize ibitaramo byiza hari ahantu bari mani ibintu byabo byose byagenze neza umva baraperforminze mana mbega abana brango barabastari muri cya gihugu muri Armenia niba ari Armenia bazi kubyina cyane babikora babikunze baba bishimye babyinnye indirimbo zabo none hira ndirimbo ya Kirikuyo wagira ngo yasohokeye igihe kuri bo bari bafite umunezero uteye ubwoba ariko Imana ishimwe ko baragiye amahoro bakaba bagarutse ayandi Imana yarahabarindiye ubundi rero turaje turebereze leta rizivuye muri kira gihugu turebe ko badasubira mu gisambu kwitoreza mu gisambu cyangwa se bagasubira kwiga dutegereze turebereze leta zizava muri hari ahantu bavuye yego Grace rero iminota mike cyane n'ubundi tugana ku musozo ngira ngo nanone n'ubundi twivugire kuri uno mupasteri wakoze ibitangaza ariko ubundi bitaro bibereye hiki mu gihe hakiriho abantu bakora ibitangaza nk'ibi wabonye umupasteri wasengeye umuntu agahita akira ashaka kuvuga ahita nasoma Bibiliya ntago bishoboka nawe wabonye nabibonye ariko ntago bishoboka kura no kuyobya abantu ariko ngo ibitangaza bibaho kura no kuyobya abantu ahubwo mwene nkuru ya muntu ubuyobozi bubishinzwe bagomba kumushaka bukamubaza ibitangaza korana bitomora bukamubaza impamvu si hashikiriho bukamubaza impamvu ku muhima hahari bukamubaza impamvu kibagabaga hahari kubera ko abaye akora ibintu bimeze kuriya ntago amafaranga yagatakaje amafaranga urukumva ntago ubuyobozi bwacu cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima yagatakaje amafaranga ku miti irangurwa hanze cyangwa se urabona hari amafaranga hari purusa bashyiraho kugira ngo imiti ibone ukuntu yinjira hano mu gihugu ibyo rero ntabwo bakakwiye kwirirwa babijyamo babaye hari umuntu bazi ushobora gufata abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga akabakiza abantu bafite ubumuga bwo kutabona akabavura bakareba ntabwo ibyo byose byakabayeho ahubwo b'ikintu bagakoze bakamufasha bakamubungabunga bakamushungira ibitaro runaka bimwe bakareka kubaho ibitaro byinshi wakazajya afata abarwayi akabavura kuriya no gushaka kwiba abantu kuriya nta kuvura kuriya kandi yamusenge wabibonye ntiwabonye akavideo n'umuntu aramusengera gutya agahitana njyewe agahita nasoma Bibiliya twabipanganye bose uramusaza nawe yakina prank cyane biragoye kandi bibaho kandi bibaho ari nabyo biriho umusaza nk'uri akamwinjiza ari mu rusengero rwose ntuzabitindeho buriya abafite abantu yateguye uzanarebe baba bari imbere hari wari wabona yagiye inyuma baba bari imbere akababwira ati muraza kubigenza gutya na gutya nimvuga iki kintu runaka uhita uhaguruka
akagenda agahita avuga ngo ni ibitangaza. ati nzanira Bibiliya asoma hano siko yayisomye. Ngaho mbwiza ukuri, umuntu asanzwe afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, gusoma yabimenye ryari? Ni ibitangaza by'Imana. Burya areba muri Bible agahita amenya gusoma. Noneho cyane nkuriyeho noneho w'umusaza utarigeze akandagira no mu ishuri, kubera ko hari ishuri ry'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Oya, ahubwo ikintu cyantangaje ni ukuntu umugore we agira gutya nkaho yabyoroheje. Urumva kubona umuntu wari ikiragi yarareba afite ubumuga bwo kutavuga ukajya kubona ukabona aravuze, noneho ukabona umugore warimo arigira gutya nk'ibisanzwe. Noneho ngiye ku rundi ruhande byewe nta nubwo njya mbyitaho cyane. Ngiye mbica amazi bitewe nuko mba nzi ko ari ubutubuzi, ari ugushaka gutwara utuntu abantu, kubera ko buriya yavuze ngo kirana igitangaza yakoze, hari igihe abwira abantu ati nimwitange dore nkuru bitangaza, akava mu modoka bayahashyize b'abagore b'indangare. Byashoboka kandi ahubwo ariko bimeze. Niyo mpamvu nyine insengero nabo bazahagurukiye. Noneho bagiye no ku mbuga nkoranyambaga, ababikorera ku mbuga nkoranyambaga ubu noneho niho bageze nabo. Imbuga nkoranyambaga n'abahumure ntacyo bazazibonaho, abadiaspora nabo nta mafaranga bakigira, babaye inkubiswi, dore nibo bazaga bakiba ubusa bazayakura. Oya, na leta nayo ubwayo nyine niho igiye kubahigira. Aya mbere barazaga bagasaka abantu bakagira gute, nabo barashonje barabaha ikizi ko nabo bashonje babaye nabo bari gusaba, ahubwo nabo bari gusaba babuze nabo basaba. Sha ibintu byarakomeye kandi ntago bikomeye ku muntu umwe, bikomeye ku bantu rusange. Ubu ni danje akubuhumeka, nta muntu ugifite ibyo gupfa ubusa byo guhirirwa atagaguza cyane pe. Setsa Yego Grace rero reka twiganire ku musozo, n'ubundi kubivuga si ukubimara. Yego reka ngushimire cyane.